mwana ngurimo ngarikurira irindazi ryo rarizanye nk'abantu mwe twanze kuba umusaraba ku muntu twanga kuba ikibazo kuri mama w'abapampe yarashenye hejuru ya Innocente yarabuze umugabo we twabitekerejeho rero turavuga duti ari kugira ngo bigende bitya ndihiringa nikubita hasi nikubita hejuru ndashakisha Innocente nawe akubitira ivute nyuma yo kubona inzu nubwo tuyishyuye ukwezi kumwe baduhaye ukwezi kumwe tubaye tubahaye ukwezi kumwe ariko byanga byakunda bura ukwezi kuba ari kurekure hari ibintu byinshi abantu baba isakindi zawe byari umana ngo Innocente ngo ate yo ndirimbo nkakureba tumana nyashya basi arashaka ko maguru kandi mfate mu mashingo je narakubwiye ngo nyuma y'imbaraga z'abantu nibyo tubona hari imbaraga z'Imana isumba byose hari imbaraga z'Imana ikiza hari imbaraga z'Imana ihindura amateka hari imbaraga z'Imana ifata imisozi kayihindura amateka tuyifate da turi kwiriza basi ubuzima ndimo nta bandi buhanze bawurimo baje muri comment banyandikire bake se rimba ko kari na pranka basi nta muntu birimo ubuzima ndimo ko mwange ariko sinibaza n'impamvu wanga umuntu utaramuremye suzi cyamuza yaje ngo kanakura mukunda bati sunde nawe mwanga mwangiriye ntaho duhuriye jewe rero ibyo twavuga kuri ibi bintu ni byinshi iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocente iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocente ntekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana I love you so much come to me je t'aime trop nalingo mingi wana manzi na Innocente nukuri ndabashimiye mwahisemo neza nukuri muraberanye manzi na Innocente songa mbere turabashyigikiye. Oh yes, reka nongera ngo ikaze wo dukurikiranye kuri Manzi na Innocente TV muri kumwe na Nyashya y'u Rwanda nk'ibisanzwe nk'abantu mwe niriwe ngenda agakweto kagiye ivumbi navu Innocente waje tukagenda se wowe ntushaka no kuva mu gipangu cy'abandi no muri kare uzaba ko tugize amahirwe se ryari ndazijya wa mwana urari munyafurika yawe Innocente wo ufashe umwana ngurimo ngarikurira irindazi ryo rarizanye sayana na none ingi irahingirwa yero nkurikije ubu inzara numva mfite nanjye numvaga narebaga uriya mwana ari kurya ari amandazi nayo numva namusaba mukuza ndaguhamagaye mbona watinze ndakubona none umanuka nyirinda awe kabyo nini baje hariye n'ubundi nko hahage mwe ntago biba byoroshye mubonye ahantu tuvuye nyuma y'imisirero no kwirukanka bashora mu ngo ko na kamera bashaka iwabo uje guciye ku irembo ariko natuma niburira inzu naye maze nimba banze kamera mu rugo rwabo reka basi kwicarira ahanga ntari ndamaze iminsi abunga bakubwiye ko nta kamera bazigeza gukora iki wenda baragufara nzajya nza umunsi bizambuza kuza nzajya nza nzabiganiraho nabo nk'abantu mwe rero ntago ibintu biba byoroshye mwarabibonye ko Innocente bamusohoye mu nzu bakamwirukana nyuma y'ibyo byose twabonye ahubwo tugenda ndabona wa mugabo aje wa mugabo ndabona aje asanga ikari ahubwo ngiye ndibaza ura Murandi Road uzayimubanamo niko Umurandi Road uzayimubanamo cyara hangaha bariho tuganirira gusa biragoye bimeze bite ko biri ndumva karindazi kamanutse indazi karamanutse tugize amahirwe tubonye inzu ugiye kubamo nubwo bitari byoroshye mwabantu mwe murebe ivumbire turi ku maguru twebwe twiriwe dushaka inzu utwiriraho
kuva mu gitondo saa moya ubu nibwo tugiye twabona inzu. Habaye ryarira, habaye saa 9 n'igice, saa 9:33. Mushaka kwibaza ngo nk'abandi bajya gushaka inzu bagashaka abakomisiyoneri bakazibashakira, twari kumuha iki? Kubona inzu none zirahenze za 60 itagize ikirema. Sha uragenda ube hariya, bw'amahirwe ni mu gipangu hameze neza, uzanika imyenda yawe ugira ute, urumva, uzanika imyenda yawe ukora ibiki hariya uhabe neza. Mw'abantu mwe twanze kuba umusaraba ku muntu, twanga kuba ikibazo kuri mama w'abapampe. Yarashenye hejuru ya Innocente, yarabuze umugabo we. Twabitekerejeho rero turavuga duti ari kugira ngo bigende bitya, ndihiringa nikubita hasi nikubita hejuru, ndashakisha Innocente nawe akubitira ibipfunsi n'ibipfunsi n'abantu bagiye bamufasha bandi batandukanye. Kubw'amahirwe tubonye amafaranga y'inzu. Uriyumva ute nyuma yo kubona inzu? Nubwo tuyishyuye ukwezi kumwe, baduhaye ukwezi kumwe, tubaye tubahaye ukwezi kumwe, ariko byanga byakunda bura ukwezi kuba ari kurekure. Hari ibintu byinshi abantu baba isakindi zawe byariki. Umeze ute? Ko ngiye numva mfite amashimwe menshi mu mutima wanjye. None bibazo ufite amashimwe pe, kuba mbonye aho nyinga umusaya, nta muntu neza ikibazo. Ari buvuge ngo umugabo arazanye injoro nsohoke namara gusinzira ninjire. Navuze ngo nk'abandi ari akabanda hori kanjye naryama hasi, nazajya mu Bugande hari ikintu bita igikomando. Funga puti igikomando. Igikomando ni ibiryo. Igikomando reka. Igikomando ni capati bateka ku muhanda n'udushyimbo. Ora yati ndashaka igikomando, capati bakadushyira mu kavera. Ho mu Buganda amashasha areme naganye naha mu Rwanda, bagafata capati bakayicagagura neza, bakayishyira mu kavera, bagashyiramo n'udushyimbo. Igikomando niko bakita. Kabonye rasiyo utanga igihumbi cy'amagande, kubita nako kavera, tuba tungabitesha usuka ku gasahani nyine, ukarya ukaryama kandi ubuzima bukendereye. Rero nara nuko bagikomanda biragoye ariko biranoroshye. Impamvu ngiye mvuga ko bigoye kandi bikaba byoroshye nuko basi tubashije kubona amafaranga y'inzu. Ushimwe Imana. Icyubahiro ni icy'Imana. Njya nkunda kubivuga. Hari umuntu wanyandikiye muri comment gacitse, hari umuntu wanyandikiye muri comment ngo iyo ndirimbo ujye utangiza ivuga ngo amashimwe n'icyubahiro n'ibyiyicaye kuri ya ntebe. Indirimbo yigeze kumbwira ngo nyiririmbe. Urashana narakurebaga. Umani ngo Innocente ate iyo ndirimbo nkakureba Imana nyashya, basi arashaka ko maguru kandi mfate mu mashingu. Je narakubwiye ngo nyuma y'imbaraga z'abantu n'ibyo tubona, hari imbaraga z'Imana isumba byose. Hari imbaraga z'Imana ikiza, hari imbaraga z'Imana ihindura amateka, hari imbaraga z'Imana ifata imisozi ikayihindura amataba, hari imbaraga z'Imana ishobora kurema ikiyaga ahantu kitari kiri, hari imbaraga z'Imana ishobora kurema amashimwe mu kanwa kawe. Basi ndara abantu babona bino bintu dukora, bamwe bakavuga ngo ni amapranka, abandi bakavuga ngo tuba turimo kwiriza. Tubifate da turi kwiriza. Basi ubu buzima ndimo nta bandi buhanze bawurimo, bajye muri comment banyandikire bake se rimba ko kari na pranka. Basi nta muntu birimo ubuzima ndimo kubona, nta muntu biri kunyuramo ari kubinyama cyangwa nta muntu ntago yigeze abinyuramo. Vuga yuko basi kari ubuzima bwanjye bwite damba ndi gushyira hanze, nta wundi muntu duhurijeho. Ni bake se ahubwo bajye muri comment ba si umwe si babiri si batatu. Hano ku iyi si ubuzima buragoye. Ubuzima buragoye hano kuri iyi si, ubuzima buragoye. Bamwe bararya, abandi bakabwirirwa, bamwe bakaburara, bamwe bagapfa, abandi bagakira. Urumva rero ni ubuzima. Ni ubuzima. Ubuzima ndumva hari umumama uri kwirira ikigori. Mama bimeze bite? Mwaduhaye se kuri icyo kigori tukirira?
nta kibazo rwose mwari mumeze neza ariko mwari mumeze neza. So rero nk'abantu mwe mudukurikirana umunsi ku munsi, bamwe babifata uko babishaka, kuko ntabwo uzabuza umuntu gufata ibintu mu buryo bwe, nta nubwo uzabuza umuntu gutekereza ibintu mu buryo bwe uko abishaka. hari umuntu nabonye ntabwo ngiye kwinjira mu bya politiki n'ubundi ngiye sindi umuyobozi cyangwa se ndi kirimo kwiyamamaza, abanyamakuru barimo bamubaza arangije babwira ngo umva rero mbabwire mwabanyamakuru, umuntu wese iyo umubwiye ikintu adashaka kucyumva ntago acyumva. Ushobora kumwemeza yuko kandi nawe ari kuyibona ko ari saa 10, ariko kuko atari kubyumva akakwemeza buryo ko ari mu gitondo saa moya. Rero kwemeza umuntu, wowe vuga uko wiyumva, amarangamutima wawe yasohore, uko abantu bari bubyakire. Buri muntu arabyakira ukwe, nyashyo urabyakira ukwanjye, nanjye ndabyakira uko mbyumva njyewe ubwanjye, kameramani abyakira uko abyumva, ntitugacira abantu imanza cyane. Nuriya mugabo uriya twabyaranye ntago n'umugabo wawe kuko ntarirarenga, ntago mbizi. Hari impamvu yatumye afata umwanzuro wa biriya cyane, ariko nanone kuza gukinira buriya nyacyo uzirinde gukina mu buzima bw'umuntu cyane. buriya aho kugira ngo uzukire mu buzima bwanjye waza ukambwira ngo Innocent ndakwanga, Innocent ndakwanga n'umubiri n'ubuzima bwanjye bwose, nkabaho nzi ko unyanga. Ariko kuza ukambwira ngo ndagukunda ukaza ukamobera kandi muri wowe harimo amacumu urimo kunjombesha, kwa kundi ngo uhobera umuntu kandi nyuma y'uri kuvuga agapfura icyo ni igikomere gikomeye cyane. Kunda umuntu mukunda cyane, nunamwanga kandi umwange, ariko sinibaza n'impamvu wanga umuntu utaramuremye. Suzi cyamuza yaje ngo kanakura mukunda bati sunde nawe mwanga mwangiriye, ntaho duhuriye. Ni umukire ndi nyakujya, ubundi se ndamwanga duhuriye ku isahani, ubundi se ndamukunda ngo duhuriye muri shop muri supermarket agiye guhaha ngo dutere story, ntabamuzize. Njyewe rero ibyo twavuga kuri ibi bintu ni byinshi, n'amasaha yakuze, ndashaka kujya mu rugo nkajya kureba ko byibuze nabona ibyo nteka. Njyewe ku kibazo mfite ni kimwe, tubonye inzu itagira matera, itagira ibikoresho byo mu nzu, itagira intebe, itagira ibiki. Ubu buzima k'inzu ibonetse akaba nta bikoresho, nta masahani, nta masafuriya, nta ki, akaba nta matera, uraza kubasha kuyibamo kuriya gusa? Sibo cyane nabaza ngo ni igikomando. Reba none se nya aho kujya none ngo meze mbunga. Yego, sirutwa nuko najya mu nzu bwajya kwira nkajya mu nguni, nubwo ntagize Imana ikishyurwa. Yego, mu gihe ku kwezi kutarangira ngo bansohore cyangwa bagire ikindi kintu bankorera. Yego, nta muntu uri buze kungomangira ati gutya na gutya nicare hamwe. Ibyo byamatera Imana, mbese Imana yamaye aho ndyama, aho mba nicaye, nizera ko izamana amatera, izamana isafuriya, kuko n'ubu nimba mbonye aho nicara kameme ntago nanjye ngiye kwicara ngo ndyame, kuko sifite n'aho ndyama. Ngiye gushakisha utwo nkora. Ibi birabona ahantu mwabonye ino nzu uko biri hari kugaragara nk'aho haba harimo nk'abakire. Ngira ngo abantu barabibona, cyakoze niyo mahirwe wagize. Urabona abanyeshuri kuko bari no kwiga, sinzajya mbura abo nza nkasigarira ku rugo bakaza ari mugoroba cyangwa se nkafurira, ntabona ikiyede nkagikora. Ubwo nyine nizambona igihumbi kugenda nkagura agasahani, ibyo by'amadongo hari igihe icyo gihe kizagera ka plastique nkaza n'agakombe ngashyiraho agasa, mbese uko nzajya mbona uko nshoboye, uko nzajya mbona matera ntabwo mbizi. Innocent, Imana iguhaye inzu ndatekereza ko itazananirwa kuguha ibyo kuyiriramo, ntabwo izakwima ibyo kuyiryamiramo, ntabwo izakwima amasafuriya yo gutekeramo. Byose reka twizere Imana. Sinzi nimba hari icyo ufite wabwira abantu badukurikiranye, nimba ari abo ushimira ukabashimira, nimba ari abo unenga ukabanenga. Njye nzarimereye nabi, dore ndiguhekenye ibyatuma
gira muvade ndi guhekenya ibyatsi nta kugayaho nta muntu nagaya kuko nta muntu ubereyeho undi ntago Imana nzanye ku isi ngo nkubere umutwaro ntanjye ubwanjye sinishoboye yego ngo ndaguhanywe wowe unshobore ya nta muntu nciriye ubanza nta muntu njyandanyeho umwikomo never abantu bafashije bose ndabashimiye mu buryo bugiye butandukanye bansengeye mbese haba n'uburyo bw'amafaranga niba hari mbese umuntu wese uzi ko hari icyo yakoze ku buzima bwanjye ni ukuri ndamushimiye kandi Imana imuha umugisha mwinshi utagabanyije haba we n'urubyaro rwe n'imiryango ye yose kandi ndabakunda nanjye ndabakunda murabizi reka ntahe ndumva nemereye nabi Imana ibampera umugisha tuzabifatanyamo byose kandi tuzabicanamo humura byose Imana uko ibishaka nuko yabipanze niko bizagenda Imana ikumpera umugisha kandi nawe udukurikiranye uri ahantu hatandukanye ubuzima bwawe buri mu biganza by'Imana uko uzabaho bizwi n'Uwiteka Imana ikumpera umugisha bye tugende no sahaguruka cyangwa urashaka kuguma hanga